Okay, abakunzi ba Ndaye Kingdom TV nk'ibisanzwe twaravuze ngo tuzatubagerera aho mutabashara kwigerera, tuzatubaha tubatumiriza abapasitoro bavuga butumwa mpuzamahanga, bavuga butumwa basanzwe cyangwa se abakozi b'Imana mu rwego rutandukanye. Uyu munsi rero tuzi yuko hari abantu badukurikirana bari mu migabane y'u Burayi, muri Amerika, ngaha mu gihugu no mu bindi bihugu bya Afurika. Uyu munsi dufite vuga butumwa umukozi w'Imana ufite message idasanzwe. Gusa mbere yuko dutangira nagira ngo dusabe murungi dusengera namara dusengera atangira twibwirane kugira ngo tumenyane. Ni byiza ko abantu bagendana baziranye. Nitumara gusenga turibwirana, nitumara kwibwirana turaza kuza kumwakira aduhe ubutumwa bw'uyu munsi. Uyu munsi muraza kuza gusubizwa ku bibazo mwibaza. Abantu benshi cyane baharanira ijuru. Yego. Abantu benshi cyane bashaka kujya mu ijuru. Nanjye ndabishaka. Ko turanga turabishaka. Ariko harabibaza ngo mbese nanyura hehe, nagira gute, na ese aho ndi ni mu nzira injyana yo, mbese nubuye butumwa nkeneye kumva kugira ngo nzajyeyo. Uyu munsi tugiye kugira ubutumwa budasanzwe bita ngo ubutumwa bw'ubuntu. Ubuntu uraza ibibazo byose bibaza ku kintu bita ubuntu, ku butumwa bita ubuntu, uraza kuza kubisubizwa uyu munsi kandi Imana iraza kuza kubana natwe. Kuko turanga turaza kuza gufata umwanya tumubaza ibibazo. Nawe niba ufite ikibazo urimo kwibaza ku butumwa bwerekeranye n'ubuntu, wacyandika aho hasi, umukozi w'Imana tuzamugarura kandi azakiduha. Ni umukozi w'Imana utanga iyi message y'ubuntu ahantu hatandukanye, haba kuri radio, haba mu bihugu bitandukanye, haba mu bantu batandukanye. Ni groupe nini itanga ubutumwa. Rero uyu munsi kuri Ndaye Kingdom TV tugiye kumva ubutumwa bw'ubuntu. Kora share and subscribe, uzajya ukomeza wumva ubutumwa. Twifuza yuko tutazabura kujya mu ijuru uko tumvishe, ahubwo tuzabura kujya mu ijuru uko tumviye. Ariko kubuzwa ijuru nuko tumvishe ntago tubishaka, kandi Imana izadufasha. So rero reka dusenge, nitumara gusenga turaza kuza kwibwirana. Nitumara kwibwirana umukozi w'Imana turamuha umwanya akomeze aduhe message y'umunsi cyangwa se ubutumwa bw'umunsi. Murakoze cyane. Nta telefone zose zirafunze zose. Okay, nikomereze. Mwami mwiza, turagushimye turaguhimbaje kuko uyu mwanya shimwa yuko watugiriye icyizere kugira ngo tugire icyo tukuvugira mu bwami bwawe, kugira ngo tugire icyo tugeza kuri bagenzi bacu bafite inyota y'ubwami. Ngaho rero ngwino zana umucyo wawe tumurikire, reka tuvuge ijambo rikwiriye rizageza abantu mu bwami bwawe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Tangira twibwira. Nitwa Murungi Jackie, ndi umunyeshuri w'iri shuri Ndaye Theology. Nkaba ngeze mu cyiciro cya nyuma ngiye kurangiza. Okay. Nanjye nitwa Apotre Hakizimana Alex, nkaba ndi umuyobozi wa Ndaye Theology and Discipleship School, nkaba ndi n'umuyobozi wa Kigali Children's Center, nkaba nyoboye ONG bita Ndaye. Murakoze cyane kandi Imana ibamugisha. Nkaba ndi n'umuyobozi wa House of Healing. Murakoze cyane. Nanjye amazina yanjye ni Tadeyo Ikimana ishaka. Nkuko pasiteri amaze kubivuga, nkaba ndi umuvuga butumwa, ariko twaba dufite itsinda ry'abasangirangendo. Turi groupe ubundi y'abantu bane dukora nyine umurimo w'Imana. Umunsi rero akaba n'igihe wabashe kuboneka, ninjye waje kugira ngo mbashe kuganira n'abadukurikiye. Bagira ibibazo byinshi cyane iyo wumva ngo ubutumwa bw'ubuntu, ugasanga abantu barabishaka kubutwara uko bitari. Rero ndanezerewe cyane kuba mwanyakiriye aha ngaha kugira ngo mbashe byibuze gukura umwijima cyangwa se mbashe gutanga umucyo ku bantu bari buze kudukurikira, kugira ngo bajye bareka wenda kubitwara uko bitari. Murakoze cyane. Murakoze. Amazina nitwa Nsengiyumva Denis, nkaba ndi umushumba nyuma y'itorero ryitwa Abundant Life Church. Nkaba ndi umugabo ndubatse, kandi ndashima Imana ko nanjye ndi hano muri iki kiganiro kugira ngo dushobore gusangira ibyiza tuza kumva uyu munsi. Imana ibamugisha. Murakoze cyane rero abakunzi ba Ndaye Kingdom TV. Uyu munsi tugiye kumva ubutumwa bw'ubuntu. Yego. Abantu benshi cyane barabyibaza, bakibaza itandukaniro hagati y'ubuntu n'amategeko. Ese tuve mu mategeko y'Imana tujye mu buntu? Mbese uyu munsi cyo wibaza cyose kora subscribe,
icyo ukora cyose, icyo wibaza cyose ku mutima wawe ku byerekeranye n'ubwo butumwa, uraza kuza kucyumva muri iyi gurupe y'abasangirangendo. Dutumiye umwe uyu munsi, tuzatumira n'undi tumutumire, cyangwa umunsi umwe tuzabatumira bose, kandi tuzi ko tuzanyurwa n'ubu butumwa bw'ubuntu. Abantu bose, umukozi w'Imana, abantu bibaza ngo mbese ubuntu ni iki? Ubuntu ni iki? Ni iki wabwira abakunzi bacu ku byerekeranye n'ubuntu? Mbere y'uko wenda nza kugira icyo mvuga kirekire, nagira ngo ubanze unsomere muri Yesaya igice cya 64, yego, hanyuma cya 61, uhera ku murongo wa mbere ageze ku murongo wa 4. Yesaya yego 61, uhera ku murongo wa mbere ageze ku murongo wa 4. Niba wantanze wahasoma. Umwaka Uwiteka azagiramo imbabazi. Umwuka w'Umwami Imana ari kuri jye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mutima, no kumenya imbohe ko zibohowe, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo, no guhoza abarira bose. Yantumye no gushyiriraho itegeko ab'i Siyoni barira, ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu, n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure, n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahereko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro. Nuko bazubaka ahasenyutse, bazubura amatongo yabanje kubaho, kandi bazasana imidugudu yasenyutse yamaze ibihe byinshi ari imyirare. Haleluya. Amen. Shimana cyane uko nabivuze kuba tugeze aka kanya kugira ngo tugane ku ijambo ry'Imana. Abone ndaganira ntabwo mbwiriza. Ndaganira mu by'ukuri, iyo uganira burya niho ibintu birasobanuka. Rero nagira ngo ntangire mvuge ku kintu cy'ubuntu, ariko ubundi ubuntu ni ikintu kigari. Ni ikintu kigari cyane, ntabwo wavuga ngo naburondore nyine. Ubuntu bw'Imana ubundi ni bugari cyane, ariko ndagerageza ku buryo nyine uko ndi buze kubuvuga hari byo umuntu wenda ari buze kumva kandi akanasobanukirwa, kubera yuko ningiye ko abadukurikiye nabo bafata umwanya wo kumva. Ikintu cy'ubuntu usanga abantu bakivugaho ibintu byinshi. Bamwe bati ni ukugira ngo twikorere ibyaha. Icyo nicyo kintu gihita kiza imbere y'abantu. Abandi bati aba ni antikristo, abandi bati mwebwe murarwanya amategeko y'Imana. Rero urwo rujijo nk'urwo ngurwo nirwo nshaka mu by'ukuri ko rubasha gusobanuka imbere y'abantu. Rero ubuntu bw'Imana ubundi twagombye kumenya ukeneye ubuntu n'indi. Ubuntu ni iki? Ukeneye kugirirwa ubuntu n'indi. Ese ubuntu bugirirwa umuntu wihagije cyangwa ubuntu bugirirwa umuntu utihagije? Nk'urugero, urabona tumaze iminsi turi muri corona, urabizi ko ari igihe twese badusize mu ngo. Leta idugeneye ibyo kurya, itanga akawunga. Rero ni ukuvuga ngo hari abantu babiri. Hari umuntu lockdown yaje afite ibyo kurya nta kibazo, afite umuceri, afite n'ibindi nta kibazo afite aho ngaho. Noneho hari n'uwo yabaye nta n'igiceri cya 5 yari afite mu rugo. Sibyo? Rero ni ukuvuga ngo abantu bombi bahawe akawunga. Utekereza ko uzishima ari uwuhe? Uwo uzumva yuko harahavuye n'indi. Ni ukuvuga ngo n'umwe utari ufite n'igiceri cya 5, ariko umwe afite imiceri, afite depo y'ibintu aho ngaho, azayifata nk'ibisanzwe. Sibyo? Ariko umwe utari ufite n'igiceri cya 5 akabona yakawunga, n'uwo nguwo rwose agomba gushima Imana, akumva aranezerewe. Kubera iki? Hari abamuvanye, yaragiye gupfa, yumva bazapfa nyine, kubera ko ukwezi kugiye gushira amezi 2 ari mu nzu,
nta n'ikintu cyatanu afite arakora iki nta kindi rero nuwa ngo uwo nguwo yagira ubuntu rero kubera ko abonye icyo atari afite uwo nguwo agomba kugira gute agomba gushima Imana kubera ko nta kintu afite rero n'ubuntu ni kimwe sasa ubuntu ni ukuvuga ngo ubuntu hari umuntu ushobora kubwumva akabwakira noneho n'ubwumva akumva nyine ni ibisanzwe nta just ni ibintu biri aho ngaho ariko icyo nabwira abadukurikiye ni ukugira mu by'ukuri umwanya basobanukirwe ko umuntu wese akeneye ubuntu bw'Imana umuntu wese akeneye ubuntu bw'Imana rero ni ukuvuga ngo uwakira ubuntu bw'Imana ubundi ninde nk'uko navuze iby'ubuntu ni birebire ariko nabwo utamenye ngo ndi hehe nta n'ubwo ushobora kumenya ahantu ujya sibyo ubwo buntu ntushobora kubwakira utazi n'impamvu yabwo si byose yes utazi ikibazo ufite reka uwo urumva ari ikibazo gikomeye cyane rero ndashaka tuganire noneho tubanza turebe twirebe ubwacu ubundi kuki dukeneye ubuntu kuki dukeneye ubuntu ubukeneye n'indi ese uwo Yesu yaje kuba we ninde ubu nushaka ko tureba rero abantu benshi murabizi cyane cyane no mu Rwanda buriya nka 98 hafi aho ngaho saba Kristo se ni abantu basenga Imana bose kandi bashaka Imana ariko uzasanga mu by'ukuri nubwo bitwa ngo basenga Imana bafite aho basengera bakitwa abakristo yewe n'igihe bakora ibintu natwe tukumva dufite ishema nk'abandi rwose nanjye uwamuhamera nka nyanaka urabona ukuntu abayeho arakorera itorero aratanga icya 10 arajya mu butayu wabibona ukabona rwose ni ibintu byiza bishimishije nawe ukumva mu by'ukuri icyo kintu cyakakubayeho ariko nubwo tumaze kumubona ko ari umuntu ukora neza ndifuza kuba nka we sibyo kubw'ibyo akora ariko wamwegera kumubaza ati se njyewe mfite ikibazo ngubu ntabwo nshobora gusobanukirwa neza ukuntu ese wanyobora ukamfasha cyangwa se ukambwira uburyo ki nabasha kubona ubwami bw'Imana ni gute nakwitwa umwana w'Imana ese ni gute nakwitwa umukiranutsi sibyo ntumusanze wumva ko hari ikintu ari buze kugufasha wamugera uruhande akakubwira ati oya nanjye rwose nta kintu nabasha kuvuga imbere y'Imana muri icyo kintu kiri mu bantu twebwe twamubonye nk'umuntu mwiza twamenye nk'umuntu ukorera Imana yewe twifuza kuba nka we ariko turamwegereye nyamara dusanga nawe nta byiringiro afite sibyo dusanga nta byiringiro afite none wibaza uwo muntu abantu bari gushakiraho ibyiringiro nawe akaba nta byiringiro afite imbere y'Imana urumva icyo kintu ni ikibazo gikomeye cyane rero twebwe abantu turareba ku bigaragara inyuma ubundi icyo nicyo kitwisha twese kureba ngo nyanaka ko ameze gutya uyameze gutya ibyo bigatuma ari naho duhera ducirana imanza sibyo nyamara uri utari gucira urubanza uri kwifuza kumera nkawe imbere y'Imana ati Imana rwose sinagwagara imbere mu gihe nawe uvuga ngo uri mubi nawe ati nanjye rwose sinagara imbere y'Imana urumva se mutandukaniye he ntaho mutandukaniye cyakora mutandukaniye imbere y'abantu rero ntabwo shaka kugira ngo nigishe abantu uburyo mwitwara neza ibyo ni ibintu no muri society turabise ahubwo ngewe ndashaka kukwereka ni gute twahagarara imbere y'Imana aho guhagarara imbere y'abantu imbere y'Imana ku buryo mvuga nti rwose imbere y'Imana nta kibazo ufite ndatuje nta rubanza ufite imbere y'Imana rero hari imirebere y'abantu n'imirebere y'Imana ibyo ni ibintu bitandukanye cyane wenda mbere ko za gusoma icyanditswe hari story yabayeho urabona ari hoteli imwe umugabo n'umugore barasohokanye bagezeyo batumiza nyine barapakinga bavuga ati reka dupakingishe ibiryo badupakire ngo tubijyane mu rugo take away tubijyane mu rugo ariho tubirira ntabwo tubirira ahangaha noneho baragenda nyine bagutanga komande ibiryo nyine baricara barategereza kuba babibazanira nyine bagataha rero noneho mu kubibaha umuntu yaribeshye agomba kubaha bya biryo bamaze kugura we ngo yaribeshye afata amafaranga ya hoteli yose bari bagiye kugera kuri banki we aba ari yabazanira atazi ko ariyo arapakinga we
arabahereza sibyo bo baragenda nyine barishyura bumva nyine ko ari ya take away bajyanye bapakinze ibiryo bo bageze mu rugo bafunguye basanga n'amafaranga barareba bigenze gute noneho ariko umugore akaba ari umuntu mwiza nyine witonda ahubwo ati rwose sheri ntabwo aya mafaranga ntabwo twayajyana twese twayajyana Imana yaduhana urumva so bafata ya mafaranga barayaterura rwose uko yakabaye bayasubiza kuri hoteli hariya urumva bamaze kuyasubizayo aterega mwaduha amafaranga ntabwo mwaduhaye ibiryo none birabacanga barumirwa baravuze abantu birashoboka kuba abantu bashobora gutwara amafaranga bakayatugarurira rero byatumye bishima bahamagara abanyamakuru ati rwose muze muri abantu beza twabonye abantu rwose babarokore abantu muze murebe kuba bajyanye amafaranga batayibye bakaba bayagaruye ati rwose muze namwe murebe abo bantu rwose abantu beza abantu b'Imana urumva hanyuma abanyamakuru baraza barakura nyine baza kureba abo bantu bafashe izo miliyoni batibye bakazigarura baraza batangira gufotora batangira gufata amafoto sasa batangira umugabo atangira kugenda yishaje aravuga ati rwose ndabasabye mumbabarire mwifata ifoto dore umugore nasohokanye nawe so wanjye urumva umugore yasohokanye nawe suwe urumva icyo kintu nyamara uruhande rumwe hariya abantu bari kubona ko ni umuntu mwiza ntibazanye amafaranga y'abandi se ariko se ku rundi ruhande ni mwiza se yasohokanye umugore w'abandi se rero icyo kintu usanga twebwe ari cyo tureba gusa tukareba ibyiza by'abantu nyamara mu by'ukuri ntitumenye ibindi biri mu mitima rero ni ukuvuga ngo tumenye imitima yacu tukamenya aho ihagaze mu by'ukuri kujya mu bwami bw'Imana ni ikintu cyoroshye Yesu ubwo yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe musange mbaruhure kandi umutwaro wanjye ntugize gute nturemere si ibyo jambo zayivugiye rwose umuntu avuye ngo umutwaro wanjye nturemereye none surashe kuki ushaka kuremereza rero ni ukuvuga ngo uwo mutwaro Yesu arashaka kuwutura abantu ariko hanze aha usanga abantu bashaka kwikorezwa imitwaro yabo ndabeshya se abantu usanga bashaka kugira gute kwikorezwa imitwaro abantu baba basenga kuko turabizi abantu bakabaho bakabwirwa kudakora ibyaha sibyo kudacumura ntimukagire gutya ntimugakore gutya ntimukagire gutya na gutya nugira gutya bizagenda gutya nukora icyaha bizagenda ibyo ni ibintu twese tugeze gute turabizi nta muntu utazi yuko kwiba ari bibi nta muntu utazi ko gusambana ari bibi nta muntu utazi ko kwica ari bibi nta muntu utazi ko kwifuza gusambana ari bibi ibyo byose turabizi niyo utabibwirwa mu rusengero no muri sosiyete ibyo turabizi sibyo ariko n'usanga abantu icyo nicyo bari kubwira abantu mureka kugira gutya nose bareka kuki ahubwo banzu babwire ngo banzu umenye impamvu y'icyo ku cyundi babikora basobanurire nose ngewe ndaje ndakubwiye ngo urwaye malaria sibyo none singuhaye umuti hanyuma zawe ngo urwaye malaria sibyo aho kugira ngo umuti ugukize ahubwo ngaho nkagoza muri icyo kintu sibyo urumva ni ikibazo rero abantu haza barereka abantu barabuza abantu gukora ibyaha ariko ntabwo bari kubaha umuti wo kugira gute wo kudakora ibyaha icyo ni ikibazo gikomeye cyane niyo mpamvu usanga bamwe ibintu by'amadini babivamo hagati n'Imana ntibaho bakigendera n'umwe wabonaga basengaga n'umwe wabonaga witondaga tuvuga ati uyu mugozi w'Imana mu buryo runaka ugasanga bivuyemo ari mwe inzoga arakora zimwe bita ngo ni byose kubera iki hari abantu bashatse ibyiringiro arabibura hagati n'Imana ntayibaho urumva rero ibyo byose biraterwa n'iki byatewe no kutamenya umutima w'Imana no kutamenya sasa nawe umutima wawe nyirizina reka tubanze dusome Mariko ibice 7 dusome Mariko ibice 7 dore ku murongo wa 20 tugere ku murongo wa 23 kugira ngo turebe impamvu abantu bari muri ibyo bintu kubera iki bibaho ese kuki batwigisha kubireka bikaba byaratunaniye ese mundi ndiho nshaka gukora ibibi cyangwa nshaka kubaho muri byiza ese kuki navutse mbwirwa ngo ntugakore ibibi nisa bikaba byarananiye kandi nkambibwirwa buri munsi kandi nkajya gusenga nkajya mu butayu nkiriza ngakora ibishoboka byose ariko bikananiye ni ukubera iki ibyo bintu byananiye reka dusome Mariko
ariko ibice 7 rero ku murongo waho wa 20 ariko ibice 7 umurongo wa 20 aravuga ati ibiva mu muntu nibyo bimuhumanya kuko mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi guheheta no gusambana kwiba no kwica kwifuza kubi no kugira nabi uburiganya n'iby'isoni nke ijisho ribi n'ibitutsi ubwibone n'ubupfu ibyo byose biva mu muntu nibyo bimuhumanya umurongo wa 14 arongera ahamagara abantu arababwira ati mutege amatwi mwese munyumve nta kinjira mu muntu kivuye inyuma ngo kimuhumanye ahubwo ibiva mu muntu nibyo bimuhumanya urumva aya ni amagambo Yesu ubwe yivugiye ubwo arimo ahinyura imyigishirize y'abafarisayo abafarisayo turabizi ko ni abantu bari bameze neza bigishana gukurikiza amategeko yewe waba wahishe bakagwana niyo ngo ni abantu bahoraga bibomberetse bakaba bambaye n'amategeko aho bari hose babona amategeko imbere yabo niyo ngo ni abantu mu by'ukuri bari bazi kwitwararika ariko Yesu aje ntabwo yigeze yemeranywa nabo niyo mpamvu Yesu yagonganye nabo cyane kubera iki yaje ababwira itandukanye n'ibyo asanzwe bazi akaza bati amategeko ati worarwanya amategeko nyamara suko yashaka kubereka yuko batayashobora badashobora kubereza amategeko ariko muri bo bakumva yuko bazayubahiriza none rero bigeze ahangaha mu murongo wa 20 ahangaha noneho Yesu we aragaragaza umutima sasa umutima w'umuntu ibi urimo urumva ni ukuvuga ngo ibiva mu muntu nibyo bigize gute ngo ibiva mu muntu nibyo bimuhumanya kuko mitima y'abantu havamo imigambi mibi guheheta no gusambana kwiba no kwica kwifuza kubi no kugira nabi uburiganya n'iby'isoni nke niyo ngo ibyo byose biri hehe biri mu muntu niyo ngo ibyo bintu ndabigendana ntabwo nzajya gusambana ngo njye kubitira hariya ahubwo biri muri njye ntabwo nzajya kwiba ngo njye kubishaka aho mbitira ahubwo biri muri njyewe sibyo rero ni ukuvuga ngo uyu munsi njye nshobora kuba ntasambanye ariko ejo nkagira gute ngasambana uyu munsi ushobora kuba ntiba ejo nkaziba sibyo none ikindi kibazo kibaho bashobora gufata umuntu wasambanye babonye wasambanye akaba ari bahana ariko wagize irari wenda baramutenga none uwagize irari se wabwirwa n'icyo ko narigize ni icyaha se cyangwa se icyaha Yesu ari umuntu ukamwifuza amaze kujya gute gusambana wamaze gusambana urumva rero isi cyangwa se idini nuko yigisha abantu yigisha abantu discipline y'isi ibigaragara kugira ibyo birinda igacarira abantu ibyabayeho bigaragara ariko ibi ibyo batabonye ibyo nyine ntibabizi urumva sasa rero no twibaza Imana se nayo irakora nk'abantu nozo niba ndebe ibyuma Imana iri kureba he mu mutima rero ahangaha Yesu we yagaragaje mu by'ukuri ishusho y'umuntu niba amaze gutahura mu by'ukuri ko ibiva mu muntu ari byo mu manya sibyo wasobanura ko kantu yego kabisa abantu bakakumva niba umuntu ahumanwa niva mu muntu ibijya mu muntu no kuvuga ngo icyo cyose warya ntago cyakumanya cyangwa n'ibyo mwuka mbese sobanura kandi abantu barimo kugenda cyane yacu bagasobanukirwa neza icyo jaho nuwo Yesu yavuze ko ibiva mu muntu nibyo bigize gute nibyo bimuhumanya noneho igitangaje cyo ku murongo wa 14 arongera ahamagara abantu arababwira ati mutege amatwi mwese munyumve nta kinjira mu muntu kivuye inyuma ngo kimuhumanye ahubwo ibiva mu muntu nibyo bigize gute nibyo bimuhumanye ubu byose twakire twirire buretse tuhaganire neza kandi dukoreshe n'ijambo ry'Imana kugira ngo abantu baza kumva ibintu bumve ko atari ibintu ndi kupapira tu kubera ko abantu tumenyere ko umuntu aza akavuga ibyo ashaka akigendera ahubwo reka turebe iki jambo ry'Imana niyo ngo Yesu yamaze kuvuga ko icyinjiye ikiri mu muntu nicyo gize gute icyo kimuhumanya agaragaza n'ibirimo aravuga ati rero ibiva mu muntu nawe yavuze ati erega ibyo turya urabirya bikamanuka bikagenda siyo magambo Yesu uzayivugiye nicyo jambo yavuze rero bivuze ngo iki nuvuga ngo ibyo nzarya cyangwa se ibyo nzanywa turebye neza ntabwo ari byo bishobora gutuma ntandukanywa n'Imana
Pawulo yaravuze ngo ibyo kurya no kunywa si byo bitwegereza Imana. Yego ibyo ni iby'inda kandi ngo ibyo kurya n'ibyo kunywa Imana izagira gute izabitsembana nabyo. Urumva rero warya utabirya ni hahandi uzapfa nyine. Ibyo ni iby'umubiri si iby'isi by'umwuka. Iby'umwuka ni ijambo ry'Imana nta kindi. None kuvuga ngo ahangaha niba Yesu yamaze kugaragaza umutima w'umuntu sibyo, maze kumenya umutima wanjye, maze kumenya ko muri njye harimo gusambana, maze kumenya ko muri njye ko harimo kwiba, maze kumenya ko harimo ubwibone, maze kumenya ko harimo irari, maze kumenya ko harimo guheheta, maze kumenya ko harimo n'ibindi byose. Ibyo nkaba mbizi kandi menya ko ijambo ry'iyo ko umutima w'umuntu bwe ku giti cye ni mu biteka ryose. Siko bimeze, ni mubi gusa uko ijambo ry'Imana rivuga. None iyo yamaze kumenya ko ndi mubi gusa ni kamere. None abantu barashaka kurwana no gukuraho iyi kamere. Akajya haraho ati ngiye gusenga niyirize kugira ngo sinzongere gusambana, ngiye gusenga niyirize njye mu butafite amasengesho y'imisi runaka sinzongere kwiba. Si byose uko niko abantu babacengeza. Yego ariyo kwingeso zava akagenda akabikora. Yamara kubikora akamara wenda tuvuge icyumweru afashe icyumweru asenga bo ejo bundi wenda tuvuge ara gusengera yaramaze iminsi asambana ariko uravuga ati Mana yanjye se koko kweri nzahereza hehe wamfashije kwe akajya gusenga. Umutima afite mu by'ukuri ni wo kureka ibibi sibyo biramujena biramubangamiye. None agafata y'amasengesho akagenda agasenga icyumweru kikashira bakagaruka umunsi wa mbere sawa akiyumanganya wa kabiri wa gatatu reka bone uwirari rye ryifuza sibyo irari rizamuye aharasambaye cyangwa ntasambanye aho yasambanye. Urumva se uwo muntu wagiye gusenga ya minsi ngo asenge irari ntazongere kugira irari akaba ahuye naryo, urumva uwo muntu azaba ameze ate? Rero ni ibingibi abantu bari mu bintu nabo ntibazi nyine ntibazi ibyo barimo, kubera yuko iyo bazi kumenya ibyo barimo ntabwo bakabaye babirimo. Ubundi hari ikintu kidashoboka, niyo ngo kamere ukiriho igomba kuzabaho nyine isohokamo ibibi nk'uko tubibonye hano mu ijambo. Ukiri muri kamere wasobanurira abantu aho ngaho ni ukuvuga ngo abantu tuzahora dusambana, tuzahora twiba, tuzahora dukorera ibyaha, tuzahora ni ukuvuga ngo tugifite iyi kamere umenye ko ari naho Pawulo yavuze ngo njya gukora ibyiza ibi kagira gute, ariko nyuma yaje kuvuga ngo ndarwana rwose ndi nk'ubusha. Ariko hasi ubwo yaje gutahura ngo burya ni icyaha kimbamo sibyo, kandi twagura gutegekwa n'iki n'ibyaha. Rero ni ukuvuga ngo icyo nshaka kuvuga ni iki, ntabwo ndi guha abantu uburenganzira wagenda ngo bajye kubikora gukura ko biturimo, ahubwo nibamenye ikibarimo, bamenye uwo mutima bafite, niyo mara kuwutahura niho bazamenya uburyo bashaka Imana. Siko bimeze, niho bazamenya uko bashaka Imana. Ariko niba utangiye kujya kurwara ngo ngiye gusenga cyangwa uri kugira ngo biveho, burya ntabwo uramenya umurongo. Nuvuga ngo nturamenya umurongo urimo. Rero nuvuga ngo uwo murongo wagombye kumenyera muri meze nte, ese birashoboka ko nabireka, ese niba ntabireka Imana umugambi ifite uwo mugambi kugira ngo ndimbuke, ese kuki Imana yakoze iki kintu? Usenda ndasenga nkiyiriza byaranze kubera iki? Rero usanga amadini nicyo yigisha abantu. Rero icyaha ubu cyatangiriye mu itangiriro, umuntu amaze gutandukana n'Imana. Umuntu amaze gutandukana n'Imana uvuga ngo iyi kamere nyine yahise ihaguruka sibyo. So iyi nature sin ngira ngo niyo iteza ibi byose. Nuvuga ngo ni nko kubona igiti cy'umwembe buriya cyera imyembe, kugira ngo ukirandure ntikizongere, kugira ngo ugicike ntikizongere kubaho, nuko ugenda ukakirandurana n'imizi sibyo. Rero abantu ntabwo bari kurandura imizi, ahubwo bari gusoroma imbuto barakuraho ibibabi, barakuraho za mbuto za cya giti, bakibwira yuko bakigize gute bakiranduye. None wibwira yuko ufashe imyembe ukagenda ikuraho niko kurandura igiti se? Wapi. Ahubwo reba se igiti nakirandura bigashoboka. Ese niyo bitashoboka none nakora iki? Ko nkiriho kandi nkaba ndi muri kamere yanjye kabigomba gukomeza gukora nkiriho, byagenda gute? Niki nabasha gukora?
kumenya icyo rero ubwo nibwo buntu bw'Imana ubundi kumenya icyo niyo mahirwe abantu bose bagirirwe kugira ngo bahure n'andi babashe guhura n'Imana kugira ngo ibi ngibi bibeho ntabwo Imana yabikoze kugira ngo iturimbure reka dusome Abaroma igice cya 11 ngira ngo reka dusome Abaroma igice cya 11 umurongo wa 32 aravuga ngo kuko Imana yabumbiye hamwe abantu bose mu bugome kugira ngo ibone uko ibabarira bose urumva kuko Imana yabumbiye abantu bose mu bugome kugira ngo ibone uko ibabarira bose urumva umutima w'Imana nuvuga ngo ntabwo nubwo tufitiye kamere buri muntu wese ni inkundi nyine umuntu wese ni inkundi burya nuvuga ngo kamere dufite n'imwe rero ngo ahangaha Imana yatumbiye hamwe mu bugome ubundi ubugome ni icyaha sibyo ariko ngo ibikora n'ubundi kugira ngo igire gute n'ubundi itubabarire kugira ngo twese itubabarire rero icyo Imana ishaka ni iki nuko twemera ubundi ko turi babi tukemera ko tudashoboye niba twamaze kwemera ko tudashoboye ahangaha ni Imana igiye kutubabarira sibyo rero abantu ukuntu tubaho abanyarwanda bo bajya baca umugani ngo ifuni ihamba kamere ihoza ku rutugu kamere natukanye ukajya gusaba imbabazi nibyo ukajya gusaba imbabazi nasame ukajya gusaba imbabazi ejo ukongera ukabisubiramo gutyo nuvuga ngo abantu bari mu kintu cy'uruziga ndakora icyaha nkajya gusaba imbabazi nkavayo cyangwa se peretensiya nkavayo numva yuko saba mbabariwe siko bimeze nkagaruka ngakora ikindi nakora ikindi ngasubirayo urumva nkumva ndabari nkongera ngakora ikindi nkagaruka gutyo nuvuga ngo abantu bari muri endless circle rwa ruziga rudashira nuko abantu bari kwihana rero uru ruziga rudashira ntabwo ari rwo Imana yadushyiriyeho ntabwo ari rwo Imana yadushyiriyeho ariko nawe mwibaze wera ndambikire gato ariko ntabwo njya kure gato nawe wibaze niba ufite umwana mu rugo rwawe warabyaye uri kugira ngo umwana umuhe icyo agomba ubundi umwana azaguha iki nicyo umwana yaguha kugira ngo ukunde witwe se hari ikintu umwana azakuzanira kugira ngo witwe se none wibaze Imana tuvuga ngo ni data wa twese Imana nyine impuhwe Imana umurengezi sibyo none wibaza iyo Mana twita ngo ni nyiri impuhwe ariko noneho ikaba itarigeze tugira impuhwe z'ibyaha ikaba ikeneye ibyo tuyihereza mu gihe n'umwana wawe wibyariye uwo w'umuntu nta kintu umusaba kugira ngo umukorere ibyo akeneye byose agomba kujya kwiga agomba bitewe n'ubushobozi n'ubwo ugomba kumukorera ikintu cyose kubera iki ni umwana ibyo byose abikora nta kintu ibyo byose mukora nta kintu agwaye rero no ku Mana ni kimwe ku Mana ni iki nuko tubanza tukemera ko tudashoboye namwe mwagira ibibazo mubaza ko ntago ari inyigisho no kuganira no kuvuga ngo ibyaha byacu dukora nta kintu bibwiye Imana niba wishe umuntu niba usambanye niba ugize gute nta kintu bibwiye Imana kuko ari data ubwo ndumva reka tubikomerezeho ni ukuvuga ngo ubundi twagombye kumenya ubundi twabaye abanyabyaha ryari sibyo twabaye abanyabyaha ese koko mu by'ukuri iyo nkoze icyaha nibwo mba ndi umunyabyaha naba ntagikoze nkaba ntari umunyabyaha icyo kintu nicyo twagombye kubanza kumenya ubu ndacumuye nibwo niswe umunyabyaha reka tubanze dusome Zaburi 51 Zaburi 51 rero kuna 51 turasomana ni 8 aho turebe ngo dore naremanywe umurongo wa 7 ngo dore naremanywe gukiranirwa mu byaha ni mu mama yambyariye uni Dawudi uvugiraga ya magambo dore naremanywe gukiranirwa ngira ngo usomye biriya icyongereza gishobora kubivuga neza dore naremanywe gukiranirwa mu byaha ni mu mama yambyariye
niba yaramubyari mu byaha bivuze ko ari iki ntabwo ari icyaha niba se ubyariwe mu Rwanda mama wari umunyarwanda uri iki se cyangwa se papa umunyarwanda sibyo uri umunyarwanda nubwo uzageragezwa kwaka ubwenegihugu bw'ahandi ariko ni hahandi uri umuki uri umunyarwanda none kuvuga ngo ibyo dukoze nicyo cyaha ibyo ntabwo tubyemera tugende ku kijambo ry'Imana rivuga Zaburi 58 turebe ese koko vraiment nitwa umunyabyaha kubera ko mbikoze Imana ibimbona gutundi siko bimeze umurongo wa 4 abanyabyaha batandukanwa n'Imana uhereye ku kuvuka kwabo iyo bavutse uwo mwanya bariyo bagiza bakabeshya urumva iryo jambo abanyabyaha batandukanywe n'Imana uhereye ku kuvuka kwabo yabari yavuga ngo niswe umunyabyaha nkivuka urumva ahangaha ngo ni abanyabyaha batandukanywe n'Imana uhereye bakivuka siko bimeze nuvuga ngo umuntu avuka ari iki Katolika ravuga ngo ni icyaha cy'inkomoko abandi icyaha cya kamere siko bimeze se no si icyo si icyaha se yego no si icyo cyatuma wegerana n'Imana birashoboka se kandi ufite icyaha wapi none uvuga ngo umuntu ku bw'Adamu tuvuka turi abanyabyaha yego suko tuba twabikoze suko tuba twakoze ibyaha rwose ahubwo turavuka turi abaki turi abanyabyaha rero abatabizi bakavuga bati icyo nkoze nicyo kimpinduye icyo nkoze nicyo kimpinduye nguyu aho rero niho usanga urujijo ruberaho ariko mu by'ukuri ntabwo ariko bimeze rero noneho tugendeye kw'ibyanditswe ndashaka none uko twabaye abanyabyaha turabibona ahangaha si uko tuba abanyabyaha kubera ko tubikoze no tutabikoze ubundi mu gihe tutari mu murongo w'Imana turi abanyabyaha 100%. Waba wakoze byinshi waba ukora bike uri iki uri umunyabyaha ni nk'uko wabona avoka yeze ukabona avoka imwe yeze avoka nyinshi ukabona indi avoka yeze nkeya none se irizaseka ngo ntabwo uri avoka kubera ko yeze nkeya ntabwo bishoboka ni ukuvuga ngo n'abantu nkora dukeya n'undi akaba akora byinshi ariko burya mu maso y'Imana turangana sibyo dukomeje rero reka dusome Abaroma ndakoresha ibyanditswe byinshi kugira ngo bibe fact y'ibyo mvuga kugira ngo abantu bataza kumva ngo biri kuva he reka dukoreshe ijambo ry'Imana mbere ko ntacyo murambaza ntacyo mbere ko twinjira mu Baroma yego ibice 5 niho nayumva umuntu ufite ikibazo kubera yuko ntabwo ari ukwigisha kandi kuva turaza kuza kubariza ibibazo nyuma ushobora kuza kujya kubaza ikibazo wanakibagiwe twifuza yuko niba hari undi muntu ufite ikibazo ahangaha ashobora kumubaza ikibazo ufite amubaza yego uvuze neza rwose yuko umuntu avukira mu byaha nk'uko ubisomye muri Zaburi nk'uko byanditse ndetse ni na Dawidi wabivugaga ati mu byaha niho nasamiwe niho navukiye nibyo rwose ariko turashaka kugira ngo wenda ikibazo aho kiri twashaka kugira ngo tumenye ese iyo umuntu avukiye mu byaha ni uguterera iyo ngiyo ukabikuriramo cyangwa wenda hari indi nzira ishobora kugukura muri ibyo byaha imbere y'Imana ukitwa umukiranutsi bitewe n'uko muri Bibiliya ijambo umukiranutsi ryanditsemo inshuro nyinshi ndetse tugiye no muri Yobu twanabibona aho Imana yamwirataga ibwira Satani iti wamubonye umukiranutsi wanjye abantu benshi Imana yagiye bita abakiranutsi ijambo abera turibonamo inshuro nyinshi noneho nashakaga kugira ngo ubihuze cyane cyane wenda n'umubatizo kuko tuzi ko umubatizo ufite icyo umaze tuzi yuko na Yesu Kristo ubwe yabatijwe akabatizwa n'umukozi w'Imana Yohana akamubatiriza muri Yorodani natwe kuri uyu munsi twarabikurikije turabatizwa tuzi yuko umubatizo ushobora kudukuraho ibyo byaha none twagira ngo njyewe nabazaga ikibazo mbaza ngo nubwo rwose nk'uko ubivuze kandi nk'uko byanditse koko yuko mu byaha ariho tuvukira
nagira ngo ubihuze rero n'uwo mubatizo uburyo icyo umaze icyo utumariye niba udukuraho ibyaha cyangwa niba utabidukuraho nta kintu umaze. Murakoze cyane. Petero we yaravuze ngo amazi nta nubwo akuraho ico, amazi adakuraho ico niyo yabasha gukuraho ibyaha, sibyo? Wenda icyo ubajije warabatijwe koko, n'abandi benshi barabatijwe, na Yesu yarabatijwe. Njye ndashaka kubanza kuvuga ku ruhare rwa muntu, apana rwa Yesu. Yesu afite umubatizo wiwe yabatijwe, sibyo? Utandukanye n'uwacu, sibyo? Ahubwo umuntu wese yibaze ngo ko nabatijwe ndi umukiranutsi, kuba naragiye mu mazi byamindiye kuba umukiranutsi. Buri wese udukurikiye icyo kintu aba akibaza, kamere yarahindutse, sibyo? Agitekerezeho, ese ko nagiye mu mazi menshi cyangwa uko waba warabatijwe kose, ese nyuma y'uko mvamo niswe umukiranutsi? Nagira ngo ugushe kuri papasi yo kubatizwa. Iyo papasi ni iyihe? Kubatizwa ubundi urahabatizwa uwamaze kumenya ukuri, wizeye Kristo. Urabona iriya nkone y'umunyetiyopiya ihura na Filipo yarayibatije, yarayibwirije, amaze kumubwiriza ibyo tubisanzwe byakozwe n'intumwa. Amaze kumubwiriza baragenda, mu gihe bagendaga yaje kubona ikidendezi cy'amazi, hamwe ati turamazi, ikimbuza kubatizwa ni iki? Filipo aramubwira niba wizeye ni iki gituma utabatizwa, ni iki? Ikibazo arimo kukubaza, arimo arakubaza ngo nkuko Dawidi yavuze muri Zaburi ko tuvukira mu byaha kandi ibyo tubamo, mbese undi yari umuntu ava mu byaha, kuva mu byaha wenda we ashobora kuba akoresheje kubatizwa, ariko se nta gihe umuntu ashobora kwatura agasaba Imana imbabazi akaba yiswe n'umukiranutsi uvuye mu byaha, wenda agakora step ya kabiri yo kubatizwa. Urakoze, nicyo nashakaga kubaza, ariko wenda reka nongereho n'andi magambo kugira ngo throwing more light birusheho kumva ikibazo icyo kigamije. Hariho wenda buri kintu cyose kigira negative side kikagira na positive side. Wowe wibanze kuri negative side yabyo, ariko noneho twagusabaga kugira ngo tumenye na positive side yabyo. Negative side ni uko umuntu avukira muri ibyo byaha kandi amazi atapfa kumumaraho ico aramutse atizeye, ariko turashaka kugira ngo nanone utuganirize kuri positive side kuko niyo dufitiye akamaro. Negative side nta kamaro idufitiye. Reka turusheho kumva positive side, uyitubwira ubiriretinga n'uburyo umuntu nk'uko pastor yarabivuze, umuntu uburyo yakwatura, uburyo kubatizwa ari urugero rwiza Yesu yarabikoze, niyo nkone yuvuze. Noneho turebe positive side yo kuba umukiranutsi nk'uko Bibiliya ivuga henshi, umukiranutsi kavuga n'abera. Reka twumve ugenda ube relevant ku biri positive kuko nibyo byatugirira akamaro. Tumenye ukuntu tutakwijandika mu byaha ngo twumve ko tuzagumamo kubera ko hari umurongo utwereka ko twavukiye muri biriya byaha, ahubwo turashaka kugira ngo utwereke wa murongo, utwereke uburyo twakira ibyo byaha. Ntabwo dushaka kumva ikizaduheza muri bya byaha, ntabwo dushaka kumva ko nta kintu cyabaho. Turashaka kugira ngo utwereke Yesu atubera urugero, turagira ngo turebe ya nkone itubera urugero, turagira ngo turebe Yobu atubera urugero, turagira ngo turebe ba bantu bakoze ibyiza b'Imana yishimira ikabita abakiranutsi, kuko tujya turisoma kenshi rirahari. Noneho tube positive cyane kurusha uko tuba negative, kuko uko tuba negative niko dusa nkaho dusubizwa muri bya byaha cyane, niko turushaho ubwihebe bwo kumva ko tutanabivamo, kandi turumva ibyo byose nta cyiza, nta n'ubwo Imana ikunda icyaha. Ntabwo dushaka kwiyumva yuko twacubiye hariya muri biriya byaha, ntabwo twumva yuko turashaka kumva kwa kundi. Turagusaba yuko wadusobanurira cyane cyane wibanda ku ruhande positive kuko ari rwo rudufitiye akamaro nk'abakristo. Yego, natarayasubiza kugira ngo muganire, kugira ngo wenda ikibazo nyira kubera ko wenda ngira n'icyo amasaha dufite.
kandi abitangira yavuze ko iyi nyigisho ni ndende. Noneho rero iyo uvuga ngo inyigisho ni ndende, we ubu ko turimo kumubaza turimo turajya kuri nka conclusion yabyo, ni ukuvuga ngo igisubizo, ariko yabanje kutwereka utari wamenya. None mu Rwanda tugira imvugo utazi iyo umuntu ava ntamenye iyaje, yarabivuze. Noneho hano impamvu arimo kushimangira ibi, arimo aragaragaza tugomba kubanza tukamenya ikibazo. Utamenya ikibazo ntuzamenya igisubizo cyawe. None arimo arashimangira, arasobanura ikibazo nyamukuru cy'ikiremwa muntu. Icyo kibazo nze noneho kugaragaza cyabayeho ariko ndikiza noneho kiravaho gutya. None arimo tutamwihutisha, keretse niba ari hageze, ariko tutamwihutisha kugira ngo atange umwanzuro, kandi yarimo gusobanura ububi, kuko utari wamenya ububi bw'ikibazo, utari wamenya nicyo yavuze. Ubuntu ntabwo umuntu yaha agaciro k'ibiryo ahawe atabanje guha agaciro k'inzara yari afite. Ubu arimo aragaragaza ubukana bw'inzara mbere yuko agaragaza umuceri uri buzi. Uri buha agaciro ubuntu nuzi ubukana bw'ikibazo afite. So numvaga rero kumunganda kugira ngo wenda aza kuhagira icyo gisubizo, kuko ibyo wamuga birakenewe, ariko yarimo tugaragariza ububi bw'ikintu, ububi bwacu n'ubuhe mbere yuko azana igisubizo. Keretse niba ari amasaha tugezemo yo kugira ngo dusoze, nta kibazo. Reka tumuhe umwanya kubera ko abaduteze amatwi barashaka kumva. Iyi ni message y'ubuntu, ni message buri muntu wese yibazaho. Hari abazavuga ngo wowe isambanire, inywera inzoga, ikorera ibyaha, ibere mu byaha, ubuntu burahagije. Iyo wakiriye Yesu ubuntu buba buhagije, ubundi ibere mu byaha. Natwe turashaka kumva mbese niyo message utanga urimo kubwira bano bantu. Urwo rujijo rero ingwa ngo natangiye muri negative nyinshi kwita cyane, ariko ni uburyo kugira ngo nyine mumenye ikibazo kimenyekana. Nikimara kumenyekana igisubizo kiraboneka. Ntabwo ngo igisubizo cy'ikintu utazi. Komeza rwose, komeza. Ibyo wabuze kubatizwa, kwihana gutyo, ibyo ndabyumva, ariko ndabikomerezaho. Njye nashatse kubanza kukwereka mu by'ukuri uwo uriwe. None ugiye kubatizwa n'ubundi ukavamo uri umunyabyaha, ukibaraho urubanza, ukiciraho iteka, icyo ni ikibazo n'ubundi kize guteza gikomeye. Sibyo kandi ngo Imana yatumbiye mu bugome kugira ngo ibone n'ubundi kugira gute, kugira ngo ubone kudukiza, kugira ngo ubone ko itubabarira. Rero naringiye gukomeza mu Baroma n'ubundi ibice 5, no tugiye kubonamo sasa tutangira twegerana cya gisubizo yabazaga, aro tubuze no kureba ese na nyuma turareba noneho maze kumukira ndabaho gute, ese nkomeze ngiye nigaragure nk'uko abantu bavuga. Ahubwo mu bavandimwe ijambo rizako bati genda usambare, genda ugire rikaguha uburenganzira. Iryo ntabwo ari ijambo ry'Imana. Rero nagira ngo dusome Abaroma ibice 5 umurongo wa 12 avuga ngo kuko bimeze bityo nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. Niyo ngo nk'uko bimeze bityo nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, sibyo? Ngo niko urupfu rugera ku bantu bose, kuko bose bagize gute? Bakoze ibyaha. Niyo ngo twamaze kuba abanyabyaha binyuze muri uwo muntu, niho twahindukiye abanyabyaha, sibyo? Niyo mpamvu rero ntabwo duhinduka abanyabyaha nk'uko nakomeje kubishimangira kubera ko tubikoze, ahubwo uyu muntu niwe watumye n'urupfu rutuza, niwe watumye kwitwa abanyabyaha. Kubera iki? Kubera ibyo yakoze, kubera ko atumviye Imana, natwe tukamuvuga tukavuga turi abanyabyaha. Noneho sasa umurongo wa 18 na 19 ushobora kubansomera none. 18 uravuga ngo nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka, ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo. 19 kandi nk'uko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwateye ko abenshi baba abanyabyaha, niko no kuyumvira kumwe kuzatera ko abenshi baba abakiranutsi. Yego, nuvuga ngo hari uwatumye duhinduka abanyabyaha, sibyo? Ntacyo dukoze, ariko ngo hari n'uzatuma duhinduka abakiranutsi. Ibyo bintu sinzi niba biri kumvikana, ariko ni ko ijambo ry'Imana rivuga. Nuvuga ngo niba hari uwatumye tuba abanyabyaha, ariko none kuri
zampuwe z'Imana none ngo hari n'imwe uzatuma duhinduka abakiranutsi twareba uwo muntu noneho ninde uwatumye duhinduka abanyabyaha tutagiye kure ni Adamu muramuzi sibyo none uzatuma tuba abakiranutsi agatuma tutabarwaho icyaha uwo ninde tukitwa abakiranutsi inkuru mbi ya mbere yabayeho ni uko twabaye abanyabyaha muri uwo muntu none ntabwo dushaka kumva inkuru mbi ahubwo tugiye kumva inkuru nziza inkuru nziza rero ni uko turi abakiranutsi binyuze muri uwo muntu ese byagenze gute kugira ngo noneho duhinduke abakiranutsi ni iki cyagakozwe ese kugira ngo dube abanyabyaha hakozwe iki kugira ngo tube abanyabyaha nta kintu twakoze icyo ni icya mbere twisanze ariko tumeze noneho reka turebe uburyo tugomba kuba abakiranutsi ariho tuza gukomeza tureba ati mu bimwe by'umubatizo hagati hari ababatijwe hari abagenza gutya kugira ngo tubizamukane turebe ese iyo mibatizo yo imeze ite bimeze gute cyangwa se kubera ko nababariwe ngere n'ivurugute mu byaha ni iki Imana ishaka se ibyo nabyo turabireba kugira ngo ndashaka ko yibuze umucyo uri buze gutanga kuri iki kintu nshaka ko abadukurikiranye kabisa hari ikintu kiri buze kubava ku maso cyangwa se n'ibintu batekerezaga bitari byo mu by'ukuri tubashe gufatanya dusoma ijambo ry'Imana kugira ngo turebe ibyo tuvuga aho byanditse yego noneho reka dusome Yohana ibice bitatu Yohana ibice bitatu turasoma umurongo wa 16 tugere ku murongo wa 18 okay Yohana ibice bitatu umurongo wa 16 kugera kwa 18 avuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi ho iteka ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe umwizera ntacirwaho iteka utamwizera amaze kuricirwaho kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege amen murabyumva rero ahangaha niko tugiye kureba buriya iki cyanditswe ndagikunda ariko nakigishijwe kenshi ariko ntazi power gifite ntazi imbaraga ziri muri iki cyanditswe kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe iki ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho none ubugingo buhoraho turi kubuhabwa n'iki nuko twakoze iki si uko twizeye siko hano ijambo umwizera wese bivuze ngo hari abantu babiri hari azamwizera n'abatazamwizera niyo bavuze ngo wese kubera iki hari azamwizera ariko harimo n'abatazamwizera rero ngo uzamwizera wese agomba guhabwa iki ngo agomba guhabwa ubugingo buhoraho urumva murongo wa 17 kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi iteka ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe urumva icyo kintu Imana ntabwo yohereje umwana wayo ntabwo yohereje Yesu mu isi kugira ngo aze kuducira iteka ahubwo yabikoze kugira ngo dukizwe nawe none abantu bavuga bati twizera Yesu twabariwe turabana n'Imana Yesu yaje kugira ngo dukize ibyaha byacu ariko bareza bakajya bakavuga ati turi abanyabyaha turabo kurimbuka bakajya mu rusengero bakabyina ukuntu Yesu yogeje ibyaha byabo bakabyina bakaririmba banezerewe bagera hanze bati turapfuye turi abanyabyaha turabo kurimbuka mu gihe Yesu ataje kugira ngo aducireho iteka nyamara yaje kugira ngo dukize kandi akize bande akize abamwizera urumva icyo kintu umurongo wa 18 ngo kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege umwizera ntacirwaho iteka ngo utamwizera uwo ni umaze kugira gute gucirwaho iteka kubera iki kubera ko atizeye none ugucirwaho iteka ninde ni umwizeye mu yandi magambo ni wose umukiranutse yego none niba umwizeye ukizera ibyo yaje gukora nuko yaje kugira ngo dukizwe nyine
yapfuye kugira ngo dukizwe twebwe sibyo rero niba yapfuye kugira ngo dukizwe ikisi yaje kudukiza ibyaha ngo urwandiko rwadushinjaga wagize gute yarabambamwe ku musaraba niba ngo ibyaha rero Yesu yabyishyizeho ntabwo ikibazo abantu bajya bitiranya bo bazi yuko Yesu nagera mu mitima yabo bazagarika gukora ibyaha burundu ni nacyo abantu barwana nacyo akumva yuko niyakira agakiza nawe umukiranutsi yebana bizaba birangiye atazongera gukora icyaha na gato nyamara twagera mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 11 tugasanga bari abizera barimo ntimubazi se ko hari ibyiza se bakoze gusa urumva rero n'ubwo rero wibaza kiriya gice abantu barimo barabaraha bari bamaraya baje bakora bitandukanye urumva warangiza ukavuga ngo njyewe kugira ngo nzavye ko n'umukiranutsi nuko nta kintu nzaba ngikora aho rero niho Satani yaboheye abantu aho ngaho hari gutuma abantu batumva ukuri none Satani ati rero ubwo butumwa nushaka kugira ngo wikorere ibyaha nicyo gitekerezo ubundi yitake kusoma none nkibaza ni se ubundi ko akubwira yuko ubutumwa ari bwo butuma ukora ibyaha ubundi ko wabaye mu rusengero pasiteri abikubuza padiri abikubuza shehe abikubuza no muri society bakuza gukora ibyaha warabiretse kuki wabikoze kandi ubibuzwa none ubuntu bw'Imana imbaraga z'Imana nizo zigiye gutuma vrema wijanika mu bibi wumva ikintu Satani nyine we akuzaramo akakuvangira agashaka kutwara gutyo urumva nyine iyo ni imitego ya Satani akoresha ariko mu by'ukuri ijambo ry'Imana niba rigeze muri twe rifite imbaraga kandi ntabwo twabura kurivuga umuntu kugira ngo abantu badakora ibyaha twe nuko tuzi ko rwari rifite imbaraga nuryakira rizaba imbaraga muri wowe rizakubera ingabi gukingira rizakubera byose muri wowe uko niko kuri kwijambo ry'Imana rero umubare mambaza ngo none ubwo ntabwo byatuma abantu bagenda bakajya kwikorera ibyaha urumva barakumva ko nta rubanza akavuga bati arashobora kugenda n'umudendezo the freedom cyo kugira ngo tubikore byararangiye nta kibazo icyo gitekerezo ukicyumva muri wowe icyo ntabwo kivuye ku Mana yakora avuga ngo nidukora ibibi tukijwe tuvuga ko ari Imana itweje gukora ibibi ishobora ko Imana itwosha kugira gute gukora ibibi rero niba utangiye kumva iryo jwi ngo wangu ngo nukugera akajya gukora ibibi iyo zarangiye ubuntu bwaje ngo ngene ngo mbyivugutemo iyo ntabwo ari Imana iryo ngiryo ntabwo ari ijwi ry'Imana iryo ni ijwi rya Satani ni nabyo hano mu abantu dutekereza kimwe ntabwo kuba wambaza umuntu yambaza icyo kibazo ntabwo kitangiye ubu ngubu si byose na Pawulo ubwo yarakubwiriza ubwo yabwiriza ubutumwa bwiza n'abandi ubwo babwiriza ubutumwa bwiza icyo kibazo bagiye bakibazwa bakareba ibyo bari barimo bakabona wapi kinone sasa none ubwo tugende twikorera ibyaha ariko ntabwo ari kubimeze Abaroma 6 umurongo wa mbere nuko tuvuga iki dukume gukora ibyaha ngo umusage ntibikabeho mbese bwo bapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo tuti uruje ikintu n'abaragize urujijo barabyuza ati nuko tugende tubikore ariko Pawulo ati ntibikabeho sibyo rero nawe ntibikabeho kwishe kwivuguta mu kuki sujya kwivuguta mu bibi kubera yuko wohindutse umwana w'Imana kubera ko ugeze mu ntu y'Imana utangiye kujya kucyayisha sibyo icyo gitekerezo mu by'ukuri ntabwo ari ikimana barabaza ngo baramubaje bati tuvuga iki dukume gore ya muntu ntibikabeho nawe icyo kintu ni cyiza muri wowe iryo jwi tuvuga ati ntibikabeho ariko si ukuvuga yuko utazakora ikibi icyo nacyo tucyumvikaneho
si ukuvuga yuko utazakora ikibi kubera ko uracyari muri ya kamere kandi Yesu yaje kugira ngo ayishyireho ya kamere y'ibyaha. Rero abantu baravuga bati none se ubwo dukoze ibyaha sibyo ko twamaze kubona uburyo ki twabaye abanyabyaha nidukora ibyaha we tuvuge tuzakora iki? Tuzicare se gusa tuzajye bakibaza ese twakora iki? Ntari igisubizo n'ubundi turagisanga hehe? Turagisanga mu ijambo ry'Imana. Reka dusome Abakorinto ba kabiri. Navuze ngo ndakoresha ibyanditswe byinshi kugira ngo ibintu byumvikane. Kugira ngo ibintu byumvikane. Abakorinto ba kabiri ibice 5. Aravuga ngo kuko muri Kristo umurongo wa 19. Yego. Kuko muri Kristo arimo Imana yungiye n'abari mu isi ntiyakibabaraho ibicumuro byabo. Kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyabikibabaraho. Ubundi icyo kintu kitabazwe nuko kiba kidahari cyangwa kiba gihari ariko ntikibarwe. Kavuge neza kugira ngo humvikane. Yaravuze ngo kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo. Niyo ngo yiyunze n'abantu binyuze muri Kristo Yesu. Ariko ngo ntiri kubaraho iki? Ntiri kubabaraho ibicumuro byabo. Sibyo? None wagera hano umurongo wa 21. Yes, ngo kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Haleluya. Ngo utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu. Niyo mpamvu nyine Imana yiyungiye natwe muri Kristo. Kubera iki? Niwe ibibaraho. Ntibimbara eho iri kubara kurinde kuri wa mwana wa umwe yiyungiyemo nanjye. Ngo niwe uri kubara nk'ibyaha. Iyo ngiye mu cyaha. Yego. Kubera ko kibarwa kuri Yesu ntaho kimarwaho kuko niyunze nawe. Yego. Icyaha irakibara kurinde kuri Kristo. Kandi Kristo ni nacyo yaje kugupfira. Sibyo? Kristo yaje kugira ngo agupfire. Then ngo ibyo yaje gukora ibyo yaje kugufasha. Ubundi kibazo abantu bagira se nikiye. Sobanurira abantu baho. Niho shaka gusobanura. Kuvanga ibyaha byose dukora hanga. Ibyaha byose ibyaha biri hano hanze dukora. Ngiye nisha umuntu. Ngiye ndasambanye. Icyo gihe ntabwo mbarwa nk'umunyabyaha. Byaha byanjye bibarwa kuri Yesu. Noneho nta munyabyaha ubaho. Arahari. Umunyabyaha agomba kubaho. Yego. Reka bisobanure neza kugira ngo byumvikane. Icyambere twamaze kubona ko twiswe abanyabyaha tukivuka no kwijambo ry'Imana. Twazi ko twabaye abanyabyaha tukivuka ubundi twavutse turi abanyabyaha. Biriya bikorwa ni ingaruka nyine za cyaca. Sibyo? Ngo ni ingaruka ni ibikorwa ni bimwe nyine ni imbuto. Ni imbuto z'ijya. Ziriya mbuto ni ukuvuga ngo zigomba kubaho muri ya kamere. Kwangisa ko ibiva mu muntu se twabibonye. Ibyo twabibonye. Rero ni ukuvuga ngo abantu bataza kubitwara muri sanse ijambo ry'Imana itavugamo. Tuvuge neza byumvikane kugira ngo abantu basobanukirwe. Icyo kibazo waje ati noneho ongera igisubiremo. Iyo ukoze ibyaha bibarwa kuri injiji. Bibarwa kuri wowe cyangwa kuri Kristo. Nuba ngo reka dusome ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana. Bakunzi ba Ndaya Kingdom TV rwose bazo mwibaza maraza kuza kubisubizwa uyu munsi. Niba nawe hari ibindi bibazo ufite watwandikira aho ngaho umukozi Imana tukazamugarura akabisubiza. Igitabo cya Petero wa mbere. Yego. Ibice 2. Umurongo wa 24. N'uwa 25. 2. Yes, Petero wa mbere ibice 2 umurongo wa 24 n'uwa 25. Yego. Aravuga ngo ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we abihambanwa ku giti kugira ngo dupfe ku byaha dore ko tubeho ku gukiranuka. Imibyimba ye niyo yabakijije. Kuko mwari nk'intama zizimiye ariko none mukaba
mwaragarukiye umwungeri w'ubugingo bwanyu ari we murinzi wabwo urumva ngo ubwe yikoreye iki ibyaha byacu mu mubiri we hanyuma abibambanwa he ku musaraba kugira ngo dupfe ku byaha urumva ngo duhere ko tube ho gukiranuka ngo imibyimba ye yagize gute niyo yabakijije sibyo imibyimba ye yagize gute no hasi agarutse kwereka yuko noneho ari n'umwungeri w'ubugingo bwacu kubera iki ngo nuko yamaze iby'icyaha niwe wabyishizeho ni umurinzi noneho sasa yaje ari umurinzi w'iki w'ubugingo bwacu noneho ngo niba wizera Yesu Kristo ko yagupfiriye yogeje ibyaha byawe ni ukuvuga ngo ikizabazwa cyose kizabazwa we kigomba kubazwa we ikizabazwa cyose ukuvuga ngo niba warakiriye Yesu yego nk'umwami n'umukiza kwa kundi twabyumvishe wenda mu Baroma n'ibiki byose noneho ukamwemera iyo ukoze icyaha kibarwa kuri Yesu ni Kristo ntabwo kibarwa kuri wowe wenda reka nse nk'ugaruka gatoya no mu isano rya kera uriya mu isano rya kera iyo abantu bakoraga ibyaha bitwazaga ibitambo siko byari bimeze se yes ukoze icyaha ukajyana igitambo ariko biriya bitambo ntabwo cyari igitambo cy'iteka nicyo kibazo nyine uko cyabayeho iyo wongeraga icyaha uko wacumuraga niko wagomba kujyana iyindi ntama rero kuri Yesu si uko bimeze Yesu yaje kuba igitambo cy'iteka ryose ibyo turabisanga mu Baheburayo ibice 10 umurongo wa 10 ngo ubwo gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa tubiheshejwe nuko umubiri wa Kristo watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka ryose ibya kera ntibyari bihagije niyo mpamvu wagomba gukora icyaha ukajyana igitambo ukoze icyaha ukajyana igitambo kubera ko cyagomba guhita cyo kubarwaho nyine kubera ko gikoze ariko ubu ngubu ntabwo uvuga ngo ntabwo kimbarwaho kirabarwa kuri nde kuri Kristo wizeye ibyo niba wizeye ibyo uri umwana w'Imana niba wizeye ibyo uri umwana w'Imana mwene data ndagira ngo usobanurire abantu badukurikiye yego iki kintu uvuze ugisobanurira abantu bacyumve yego nibyo koko muri Yesu Kristo niho dukirira ibyaha iyo wakiriye Yesu Kristo agufasha cyane cyane akohereza Mwuka Wera ugufasha kureka ibyaha no kubivamo sobanurira abantu buryo ki umuntu wakiriye Yesu Kristo iyo akoze icyaha atakibarwaho noneho kibarwa kuri Yesu Kristo abantu bacyumve n'abandi bafite ikibazo nawe ufite ikibazo bamubaza na murungi nta kibazo yamubaza kugira ngo abantu bakurikiranye no channel utabashora mu byaha uvuga ngo naramwakiriye none ubu ngubu ninyikora ninsambana biraza kubarwa kuri Yesu mugenzi wanjye nimutera icumu nkamwica mpfa kuba naramwakiriye Yesu niwe biri buza kubarwa kwako sobanura abari ibyo bintu babyumve kuko batava aha ngaha ibyo bintu byose rero biraterwa nyine na ya myumvire biraterwa na ya myumvire ko ya Satani iyo ni imyumvire ya Satani niyo guha nyine ububasha no kujya kuyaje bwo kujya gukora ibibi sibyo urazi ko niyo dusomye mu nzari nk'urwandiko rwa mbere rw'Abikorento tubona ukuntu bamwe bakira ubutumwa bwiza n'ubu batangira no gukora n'ibyo batakora ibyo cyabayeho rwose n'usoma kiriya mu gice cya 3 kuzamuka kuri 5 uzabona ku bene data aho ngaho nabo batangiye gukora n'ibyo batakoraga none urumva icyo cyuru cyabayeho ariko nubwo babikoze ntabwo ari bose ntabwo tubona ko mu nzari kuzo siporo yagiye amatorero ariko byagiye bigenda hari abaryumvishe babyakira n'ishimwe hari n'abaryumvise batangira kurifata uko ritari rero mu gihe tuvuga ijambo ry'Imana ntabwo ibyo turabizi ko bibaho ariko twakora iki Imana niyo ikora nifite ubushobozi nifite imbaraga reka mwunganire mvandimwe kugira ngo icyo pastor abajije igisubizo cyacyo no kubanza ko icyambere no kubanza kwemera kuko tubanze twemere ko iyo umuntu akijijwe adacika ku gukora ibyaha aho tuhemeranye niba habaho niba ari realite tuyemere kwiriwe ese umuntu wakijijwe birashoboka ko ajya akora ibyaha icyo ni tukemera ko kibaho tukakemeranyaho tujye ku rwego rwa kabiri icyo niba tukemeranyaho ko umuntu ashobora gukizwa ayizeye Yesu ariko akabonekaho ibyaha niba yari realite uko byaba bije uko ariko kose
waba wabigambiriye waba utabigambiriye ariko uko bibaho aho niba tuhemeranye tujye ku gace ka kabiri agace ka kabiri wenda yavuze ati okay noneho se niba bibaho tubyemeranyije uko bibaho Yohana bivuga y'igice cya mbere aravuga ati bana banje bandiki kugira ngo ntimukore ibyaha twahamagariwe kudakora ibyaha ubuntu bw'Imana ni budusunika mu gukora ibyaha ariko aravuga ati icyakora iryo jambo icyakora yego iyo avuze ngo icyakora mu zindi ndimi biba bigaragaza hari possibility y'ikintu yego kuko nta muntu yakuvuga ngo icyakora kitabaho yavuze icyakora nuko aba bari muri Kristo Yesu bibaho niba bibaho rero niyo mpamvu bavuze ngo icyakora nihagira ukora icyaha dufite umurengezi rero yavugaga n'uwo murengezi rero niwe wakwitangiye ku buryo ijambo turyumve neza ku buryo niwubazwa uwo murengezi niwe witambitse nawe ukomeza kwitambika yego ibyo turabyumvikanaho rwose ibyo turabyumvikanaho none dusomye hano mu Baroma wakunze gukoresha icyo 6 umurongo wa mbere aravuga ngo Abaroma 6 umurongo wa mbere ntibikabeho ngo nuko tuvuga iki tugumye dukore ibyaha ngo ubuntu busage ntibikabeho mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute ntimuzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe nuko rero kubw'umubatizo twabambanywe nawe mu rupfu rwe kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa data wa twese abe nako natwe tugendera mu bugingo bushya. Reka dusome ahandi hano muri kiri aho ngaho aho harimo igisubizo cyanjye cyo nari nabuze nari nta kibazo cyo kuva kare ariko ntabwo nigeze nkisubiza none ni wowe ukishije ubwo wabyumvise kandi urakoze cyane kandi ndagira ngo mu mwanya wo kududubirikanya ibintu byinshi n'ibyakare bitarasubizwa nk'icyo ngicyo ko kitari kigeze gisubizwa nuko ari wowe ukibonye ndagira ngo hano he kubaho kwizimba mu magambo yego noneho gatoya ibyo bibazo bihari noneho sasa nyirizina reka tubikomerezeho ugenda ubibaza kugira ngo bive mu nzira tunasoza hari ngira ngo ikibazo cyo cyose gufatwa n'isaha yo gusoza bitarangiye nkuko nkanjye nk'umuntu w'umunyeshuri mwebwe ngira ngo mwararangije wenda hari aho mwageze hejuru yanjye ariko nkanjye ndasa nkaho mpagarariye n'abandi bantu bose bafite ibyo bibazo kuko baba bahari bateze amatwi ngo baradukurikiye mu mwanya wo kugira ngo uze kuza kuvuga ibyawe gusa urangize ukiri muri ya negativite yo navugaga isaha zigufata utaragera muri positivite kandi ariyo twari dukeneye cyane reka noneho tugendane ureke kudusiga ko wadusize cyane reka this time tugendane hariho ahantu twahoze kandi ngira ngo ni nawe wari wanahatweretse hepfo yaho gatoya hari handitse ngo imirimo ikwiriye imibereho myiza ya gikristo wahabonye urahazi twabonye koko wambabarira ukahadusomera gatoya kugira ngo kuko nari naharebye karuraga umuransi gashaka kugira nta kibazo rwose hadusomera ngo ni imibereho mishya y'abari muri Kristo Yesu yes mu gice cya 8 igice cya 8 cy'igitabo cy'abaroma yego hadusomere gatoya ugezaho hepfo abaroma 8 kangahe ushatse nahera kuri mwagera ku 10 uraterwa no kubishaka abaroma 8 naho ngo imibereho mishya y'abari muri Kristo Yesu abaroma ibice 8 yego soma nta kibazo noneho usome mbere we nagora aho ngaho ikibazo cyari kirimo ni iki nta kibazo mfite byinshi ntabwo ari cyo cyonyine aho hari ikibazo ibyo rero ufite nibyo dushaka gusubiza mfite ibibazo byinshi nta kibazo n'ubwo icyo nta kibonye ndaza kugishaka nze kubona yari imirimo ntago yari imibereho mishya yari imirimo kandi wari uhari kari Waroma se ntago nibuka hariho ariko yari imirimo wabisomye ntacyo ariko kuko hari byinshi icyo
icyo nacyo ndaza kugishaka nacyo nze kukikubaza ariko reka mbe kubajije ikindi mu byahishuwe 22:12 Yesu yaravuze ati dore ndaje. Hasome abantu badukurikirana batumva ko ari ibintu byacu oya biri ni cyanditswe kiri bisome soma barakizi nta kidusomerewe 22:12 byahishuwe 22 ni wahageze wasoma aho ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngorore umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze ndarofa na omega uwa mbere n'uwa nyuma itangirwa n'iherezo ni Yesu ni Yesu wabivugaga uwo ni Yesu wavuze ati dore ndaje vanzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibihwanye n'ibyo yakoze icyo ngicyo ni ikibazo ndashaka gukoresha uyu murongo w'ibyo Yesu yavuze nkawukoreshamo ikibazo gishaka kukubaza uko statement yo wakoze uvuga yuko twebwe umuntu wari we wese wakora icyaha ubwo ni Yesu uba wagikoze ntago twebwe kitubazwa kandi ngo naraza no kugororera uwakoze noneho niba utubwira yuko twebwe nta kibazo dukoze ibyaha bitatubarwaho bibarwa kuri Yesu kandi Yesu akongera agasa nkaho avuguruzira iyo statement yawe avuga ati njyewe nzaza nzanye ingororano kugororera ibihwanye n'ibyo umuntu wese yakoze aho urumva bitavuguruzanya kuko Yesu we azi yuko wowe nawe ubwawe ufite imirimo nyuma yuko twavukiye mu cyaha ngira ngo niyo etape ya mbere kuvuka twarabanje etape ya mbere tuvukira mu cyaha etape ya kabiri tuza kubatizwa ndavuga wenda ku bakristo ntabwo wenda mvuga ku batarabatizwa cyangwa ku batibara nk'abakristo ndavuga kubibara nk'abakristo kuko nibo wibanzeho mu kwigisha ndumva utigeze wibanda ku wenda ku twita abapagani cyangwa batarakizwa cyangwa abandi wibanze kuri ba bandi bari mu murimo muri idini aho ngaho niho wibanze nanjye niyo mpamvu ariho nshaka kuvuga avukiye mu byaha tubivukiyemo turakuze turabatijwe turanihanye turanatuye nk'abakristo hanyuma hagakurikiraho ya etape yo gukora imirimo noneho no kwizera etape ya mbere kwa kwizera kuko turacyari ku mukristo umukristo niwe wizera umukristo yizeye kandi akora n'imirimo igituma mbifatanya kwizera no gukora imirimo nuko kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye biranditse muri Yakobo 2:20 ibice 2 umurongo wa 20 haratubwira ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye niko naba hariko burya kurya ntago aba ari ukwizera kuko hari ahandi dusanga yuko uko kwizera ngo ni kugira imirimo yako kwizera kugira imirimo ndetse ngo ni nako kwashoboje Aburahamu kumvira Imana akajya gutamba umwana we ndetse ngo ni nako kwashoboje Nowa kwizera ibitaraza akabyizera noneho rero ikibazo rero kirabaza ni ikimirimo niyo mirimo Yesu yavuze ko azazikura abantu bitewe n'imirimo bakoze nashakaga kugira ngo tugere kuri iyo etape ariho nkubariza ikibazo kuko ni nkubaza ikibazo hano ngeze kuri etape yo hejuru umwana yaravutse avukira mu byaha arakura amaze gukura arabatizwa aranizera aratura arizera byose izo etape zose umukristo yazigezeho niyo mpamvu nshaka kugira ngo oya ntabwo mvuga umukatolika ndavuga umurokore ko njye ntari umukatolike njye ndi umurokore njyewe hano ni njyewe urimo kwivuga nabanje kubatizwa utari wizera ntago ahangaha ikibazo ari procedure wowe rasa ku ntego njyewe nta kibazo cya procedure mfite namwe ntimugire ikibazo cya procedure reka twemeranye yuko oya ntago izi igituma kidahari nuko njyewe nemera procedure yawe niba wowe uzi ko ari ukubanza kwizera nanjye ndabyemera na Bibiliya irabyemeza na Bibiliya irabyemeza n'ijambo rirabivuga njyewe niyo mpamvu nkubwira ngo ntabwo aho ngaho ari bo mfite ikibazo nta nubwo hagombye kwibandwaho ngo habe ikibazo kuko umuntu wagiye umuntu wahagurutse mu rugendo nuko aba arwemera
niba narahagurutse nkabatizwa nkavuga ngo ngiye mu rugendo rwa gikristo nuko ndwemera. Ntabwo rero navuga ngo reka mbanze mbatizwe ngo nzizera nyuma yo kubatizwa. Ibyo ntabwo bibaho, nta nubwo ibyo bikwiriye kuzamo ikibazo. Ahantu hari ikibazo ni hahandi ho mu mirimo ho kuvuga yuko ikintu ninza gukora nabi biri buze kubarwa kuri Yesu. Nagira ngo iki kibazo ni nkibaza mutaza kunsubiza kuri za procedure zo navuyemo, za zindi zo twatangiriyeho zo kubatizwa no kwatura no kwizera. Ikibanjije icyo ari cyo cyose n'ikibaye cya kabiri nta kibazo, turagendera kuri Bibiliya n'ituyobora, ntago tubyanze. Ibyo icyo twanze cyangwa se dushaka kubaza harimo ikibazo ni hahandi ho kuvuga ngo ya mirimo mibi yo turi buze gukora ntabwo iri buze kutubarwaho, iraza kubarwa kuri Yesu. Igituma nabanje biriya nuko ntashakaga ko muri bwongereye kunsubiza muri ya procedure navuyemo yo kuvukira mu byaha, kugira ngo bye kunjijisha. Ndimo ndashaka kugira ngo dutere imbere, mpagarariye abandi bumva nkanje, abadukurikiye bose. Yego, mpagarariye abadukurikiye cyane cyane bumva nkanje. Ninza kubaza kino kibazo ntuze kuvuga uti wavukiye mu byaha, aho kuvuka twahawe twabirangije wabyumvise. Tugeze hahandi ho kuvuga ngo eske wa muntu wavukiye mu byaha, wa muntu wizeye, wa muntu watuye, wa muntu wabatijwe, wa muntu wanyuze muri procedure nkuko zikwiriye, ziri normal nkuko zikwiriye, ageze hehe noneho? Ageze ku mirimo, ageze ku gukora. Hari ahageze, hari ahamaze kugera. Ariko wenda tuvuge ni bishop wacu nguyu yarabatijwe turabizi, yaranizeye turabizi, yaranatuye turabizi, tutiriwe dukurikiza ngo procedure ni yihe, yakurikije uko igomba kugenda. Ari imirimo uri kuvuga, ariko noneho hageze ahandi ho gukora imirimo. None niba ageze ahandi ho gukora imirimo cyangwa ni imirimo y'ibibi wakoze, ngiye uri kuvuga imirimo ariko ntabwo ndi gusobanukirwa neza imirimo yari. Nayigusobanurira ko imirimo uvuga yo gukora itujyana. Nayikubwira. Yego, nayigusobanura ko ari ibyo yivuze. Yego, ni nayo nashaka kugira ngo nyine numve yari. Imirimo twabonye ko dufite rura ruhande ruri positive n'ururi negative. Yes. Mu ruhande ruri positive harimo imirimo myiza, mu ruhande ruri negative ruriho imirimo mibi. Ni positive. Mu ruhande rwa positive harimo imirimo myiza, mu ruhande ruri negative rurimo imirimo mibi. Ariko n'umuntu ashobora kuba ari muri negative akakora imirimo myiza, imirimo nyine imwe. Ngiye hano ntabwo nshaka kuvuga umuntu, ndavuga imirimo. Navuze imirimo. Ni imirimo ariko ya muntu. Noneho urimo gukora imirimo mibi ari hariya muri negative, urimo gukora imirimo myiza ari hariya muri positive. Nakubazaga kiriya kibazo kiri mu byahishuwe. Yego. Wahasoma. Avuga aho Yesu yavuze ngo ndaje nzanye ingororano kugororera umuntu wese ibihwanye n'ibyo yakoze. None ahubwo twakamenye icyo kintu ni cyakozwe ni igiki? Aho ngaho icyakozwe ni igiki? Twabonye yuko hari uruhande rwo gukora imirimo mibi, hariho n'uruhande rwo gukora imirimo myiza. Noneho Yesu we yaravuze ati ndaje nje kugororera. Ni Yesu wabivuze. Ni Yesu wabyivugiye. Noneho ahubwo reka turebe aje kugororera. Aje kugororera. Oya ntago ibyo byo kuvuga ngo umurimo ni uwuhe. Imirimo ntago turayizi yuko nyine ari ukwica no gusambana no kwiba n'ibiki, ibyo ari imirimo mibi. Tuzi n'imirimo myiza yuko ni ugusura abarwayi, ni ugufasha abakene, ni byinshi turabizi. Ibyo ntabwo atari byo nkeneye kumva kano wavuze imirimo ikasobanurira. Ntabwo nshaka ko umuntu ansobanurira ikibazo cyo twese tuzi. Ndashaka ko dusobanurira icyo tutazi kuko nicyo yavuze. Abantu baradukurikiye. Ni ukuvuga ngo wowe rasa nko ku ntego, hanyuma njye nuko munciye mu ijambo naho njye nari narashe ku ntego mu by'ukuri, kuko navuze ko ikibazo cyanjye kiri mu byahishuwe aho wasomye. Ni imirimo nabyumvise. Ni imirimo. Noneho reka marangiza aho ngaho. Reka ndangize kuko nari naburaga gato ngo ndangize. Navuze ko ikibazo cyanjye kiri aho. Ahubwo nuko wambajije wanciye mu ijambo kambaza uti iyi mirimo ni iyihe. Noneho nanjye ntangira gusobanura imirimo, ariko ntago ari. Noneho ni ukuvuga ngo Yesu niba yaravuze gutyo akavuga ko aje kugororera umuntu wese ibihwanye n'ibyo yakoze. Ibyo yakoze rero hariho uwakoze ibibi, hariho n'uwakoze ibyiza. Yesu yagiye kuvuga gutyo
ko aje kugororera umuntu wese ibihwanye n'ibyo yakoze atazi yuko icyo ni ikibazo ubwo nageze ku ntego. yego Yesu yavuze ati ndaje kugororera umuntu wese ibihwanye n'ibyo yakoze atazi yuko hari abakora ibibi atazi ko hari n'abakora ibyiza. Yari azi yuko yari ayobewe yuko umuntu ashobora gukora ikibi agakora n'icyiza. Kuki yabatandukanyije? Kuko aho ngaho yabatandukanyije. Kuki wenda wowe ushaka kwerekana yuko ibintu ari meranje, umuntu ukora ibibi akora n'ibyiza, ariko Yesu we akavuga ati ndaje nje gutanga ingororano. Ese izo ngororano ko Yesu yerekana ko ziri best ku mirimo, kuki wowe ushaka ingororano kuziseparatinga n'imirimo ngo ugaragaze yuko imirimo mibi yose tugomba kuyibarira kuri Yesu? Upfa kuba warizeye imirimo mibi uyibariye kuri Yesu, hanyuma Yesu we azabashe gukora iki? Kuki abazabashe gutanga ingororano kandi ingororano ziri best ku mirimo tubibonye mu byahishuwe? Icyo nicyo kibazo cyane. Icyo cyarumvikanye buriya cyane. Icyo nicyo kibazo nkaba ari wowe nshaka kukibaza specifically. Yes. Mu kugusubiza ubundi buriya ndashatse kumenya ubwoko bw'imirimo wakomeza wibandaho cyane. Buriya ni nk'aho ukoze ko ati nayifuza ariko yego nabyumvise. Sasa hari imirimo y'uburyo bubiri. Hari umurimo wa Kristo yakoze rwo tugenderamo, hari n'imirimo dukora ubwacu ariko iyo yacu nta kitugezaho. Turabera mu byanditswe Yohana ubutumwa bwiza, Yohana ibice 6 umurongo wa 28, baramubaza bati tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana? Arabasubiza ati excuse me, nagusabaga yuko unsubiriza muri kiriya cyanditswe utanjyanye mu bindi, kuko ibindi bifite topics zabyo. Njyewe nagusabaga ko unsobanurira iki kuri topic. Aho ngaho ngiye ngomba kugenda nuvuga ngo hari umurimo oya nabibajije specifically wowe mbabarire gato. Njyewe ndashaka wowe ndaza kukubaza icyawe ariko icyo nakibajije uyu bitewe nuko ari wowe wakivuze. Reka bansobanure hano ndazana ikintu cyanditswe kimwe. Ndagira ngo ukurikije kino cyanditswe udakurikije ibindi byanditswe, kuko ibindi byanditswe bifite izindi topics zabo. Ntabwo ngewe nshobora gufata icyanditswe umuntu ambwiye ngo mbite mvuga ibyo mbonye. Ngomba gusoma Bibiliya nkagaragaza ijambo ry'Imana. Sibyo rero kuvuga ngo mbite ngusubiza ibintu uko mbyumva, ni amakosa. Ngewe reka turebe iki ijambo ry'Imana rivuga no mu bindi byanditswe. Yes, mu bindi byanditswe. Kuko none utansobanurira kino cyanditswe, yego biraba bisa nkaho unaniwe kugisubiza ahubwo ugiye kundayivatinga mu bindi. Byibuze ibyo ngiye kuvuga reka maze mbisome hanyuma uyahakane wanabyumvise. Byose ntago wenda niho igisubizo cyawe kinari. Reka nkunganire mwene data tuvuga ndimo ndabyumva. Yego arashaka kugira ngo niba usomye n'icyanditswe ahandi ariko gihuza cyane gihuza nyine hari urase kuri iyo nyine kubera ko Bibiliya ariko Bibiliya ni nini cyane mu mwanya ariko njye nibyo ndi gushaka kujya guhuza. Sibyo Yesu yavuze yuko azaza kugororera abantu bite n'ibyo bakoze. Noneho rero handi kugaragaza uwo murimo nuwuhe, uwo murimo abantu bazahemberwa bakoze. Hano umurimo wo kwizera nabyo ibintu abantu babasha basubiza ati umurimo w'Imana nguyu nuko mwizero we yatumye. Urumva kigeranya na cya nicyo muri muzayishuwe. Yego nuvuga ngo rero ni ikizamuzana n'iki? Wowe no muri excuse me, wowe no umurimo w'Imana. Imana tuzi ko ifite imirimo myinshi yakoze. Imana yaremye isi n'ijuru, wowe no umurimo. Ntago yagarukiye aho ngaho, yaremye n'umuntu. Wowe no umurimo ntiyagarukiye aho, yaremye n'abamarayika mbere y'abantu, ntiyagarukiye aho. Imana yakoze byinshi ndetse na Yesu yapfiriye ku musaraba. Uwo nawo no umurimo yakoze. Hari umurimo w'Imana ikora, ariko natwe we are not idle. Natwe dufite imirimo dukora. Noneho muri kino cyanditswe ntago kivuga umurimo w'Imana yakoze, ahubwo turabura hano muri kino no kandangiza statement. Muri kino cyanditswe haragaragaza imirimo y'umuntu yakoze. Ntabwo Imana hano ivuga ngo, ntabwo Yesu hano yavuze ngo dore ndaje nje kubagororere, dore ndaje nzanye ingororano kugororera umuntu no ceceka. Buretse se nkore statement yanjye wiyinkorera. Ntabwo soma wikora statement kuyo mutwe gusoma. Oya ndasoma dore ngibi nabyanditse hano ku gapapuro ngo dore ndaje vuba nzanye ingororano kugororera umuntu wese ibihwanye n'ibyo yakoze. Si byose iyo si statement twumvikana aho yanditse muri Bibiliya.
none iyo statement kuki mwebwe muyihindura yavugaga ngo kugororera umuntu wese ibihwanye n'ibyo yakoze, noneho mukabihinduramo kugororera umuntu ibintu bihwanye n'ibyo Yesu yakoze. Kuki tubyitiriye umurimo w'Imana kandi Imana yo hari ibona ko natwe turi responsible? Kuki mushaka kudukuraho responsibility? Kuko kuva no mu gutangira hose mwagumye mukuraho umuntu responsibility. yego Imana ifite ibintu yakoze byinshi cyane kandi byo gukiranuka cyane. Dufite ibyo twakoze natwe, hari ibibi hari n'ibyiza, byose birahari. We are responsible, tuzabazwa ibihwanye n'ibyo twakoze. Kubera iki hano mushaka kugisubiza mwerekana imirimo y'Imana yakoze mu mwanya w'imirimo umuntu yakoze, kandi kuri statement handitse imirimo umuntu yakoze. Kuri statement ijyanye na kino ikibazo wacyumvishe mu rungi afite mu rungi arimo aribaza ko ibyo umuntu akora mwabitesheje agaciro, ari naho mwatesheje agaciro yuko iyo umuntu akoze icyaha atakibarwaho. Ni ukuvuga ko ajagira ngo umusobanuro wanahumva si twebwe ibya muntu tubitesha agaciro. Shaka ko tubanza tugasoma ibyanditswe, ibyanditswe dukoresha nyine ngaha kugira ngo bisobanukire. Somera Zaburi ya 14 wahageze hasoma ahubwo kuko n'uri umurongo wa 2 avuga ngo Uwiteka arebye abantu ari mu ijuru kugira ngo amenye yuko arimo abanyabwenge bashaka Imana, bose barayobye, bose bandurijwe hamwe, nta ukora ibyiza n'umwe. Nta ukora iki? Nta ukora ibyiza n'umwe. Ubu ninde wayibonye? Uwiteka yabonye ko nta ukora ibyiza n'umwe. Tujye mu Baroma. Ubwo nashaka kugenda turebe ko iyo mirimo ishaka guteza ibibazo abantu baba bashaka gukora cyane, turebe yariyo yarebye rimwe abona ko nta ukora iki, nta ukora ibyiza n'umwe. Reka twongere ngo tujye mu Baroma 3 tugana ku musozo, kubera ko ntabwo ibintu twabirangiza umunsi umwe. Urasoma uwo murongo, nanjye ndasoma imirongo nk'ibiri, noneho tuzongera abakunzi bacu ba Direct Kingdom TV tuzongera tubona umwanya tumuhamagare, kuko ntabwo izi nyigisho z'ubuntu ni ikintu kirekire cyane. Usomye iki cyanditswe wenda ngiye gusoma, mwanyemerera nkaza kurenzaho ikindi kugira ngo wenda kimeze gute? Nacyo ni ku mirimo nyine kugira ngo se mukavaringa message ntabwo turi covering nuko izakomeza, kubera ko message izakomeza benshi barimo baribaza icyo ari kubaza ntagishubije nkoresha cyanditswe byateru abantu ntabwo yana nimbaje kumwereka ibyo bijyanye n'imirimo ari kuvuga, hanyuma ntabwo ndi butinde abaro mu bice bitatu. umurongo wa 10 yego aravuga ngo nkuko byanditswe ngo ntawe ukiranuka ari umwe, ntawe umenya, ntawe ushaka Imana, bose barayobye, bose banditse ibigwari, ntawe ukora ibyiza n'umwe. Ntawe ukora ibyiza, iryo ni ijambo ry'Imana. Noneho ngiye ubwangiye gusoreza mu Efeso, aha naho dusomere ibice bibiri, umurongo wa 8 ageze ku wa 10. Abefeso ibice 2:8 kugira ngo tuzakomeza wenda gutaha. Tuzakomeza ariko asome Abefeso. Ariko mbere yuko dusoreza mu Efeso ibice 2:10, hari abantu hamwe nahoze nsoma aha ngaha nko mu Baroma ibice 6:15 aravuga ngo nuko tugire dute? Mbese dukora ibyaha kuko tudatwarwa n'amategeko, ahubwo dutwarwa n'ubuntu? Ntibikabeho. Ntimuzi yuko wenda nagarukira aha ngaha, mbese dukora ibyaha kuko Yesu Kristo yabirangije, tudatarwa n'amategeko, abo twarwa n'ubuntu. Tubere mu byaha kubera ko iyo umuntu akoze icyaha kitatubarwaho, kibarwa kuri Yesu. Reka nongere nsome muri Yohana ibice 12:15 arabaza ngo aravuga ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Uyu mufasha Mwuka Wera niwe udufasha, ni nka conscience cyangwa se ngira ngo arenze conscience cyangwa se arenze wenda kwa kundi ugiye mu byaha, hari Umwuka Wera uzaga mukobwa wanjye, mwana wanjye, wagiye mu byaha, wakiraniwe, wacumuye. Iyo uwo mutima we Yesu yohereza abamwizera, urabafasha kugira ngo bave mu byaha. Ariko ntabwo dutanga message abantu barimo kudukurikirana ivuga ngo
tugenda twikorera ibyaha ariko ntaho bibiliya nta nawe yabivuze ntabyo yavuze nawe- nta naho Twe ijambo tubyivugira, ntabwo ry'imana Bibiliya iba yabivuze. ryigeze ribivuga Yes. ibyo ni iby'abantu ni iby'abantu. ntabwo ari iby'imana rwose ibyo ngibyo Ntunabishimangira Ibyaha rwose, ni ntabwo- iby'abantu ni iby'abantu. ntabwo ari ibya Bibiliya. Ntabwo ari ibya ntabwo Okay. ari iby'imana ntabwo ari ngo ibya nanjye nanjye nzasaba data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose uvuze murakoze neza cyane. pasita Yeah. nanjye aho reka ngire icyo mvugaho aho ngaho kuri uwo mufasha Yeah. gatoya ni ukuvuga ngo tudafite koko uyu mufasha si mwuka wera ni Yeah. kubyumvikanaho Yeah. tudafite mwuka wera nta kintu twashobora koko tuba dupfuye tuba dupfuye mu buryo bw'umwuka nka ya magambo yo wavuze yo muri za zaburi n'ahandi tudafite umufasha ni uko niko tugaragara ariko iyo dufite umufasha nk'uko paul yavuze ngo ushobozwa byose na kirisito nk'imbaraga iyo dufite wa mufasha tuba dufite za mbaraga turitondera amategeko dukora biriya bintu byose umufasha nta kintu tutanashobora kuko muri no bibiliya harimo abantu bashoboye harimo abantu bakoze imirimo ikomeye cyane kandi barashoboye benshi cyane iyo tubonye Eliya iyo ni imirimo ko ntabwo ari ibyaha iyo tubonye Eliya tubona imirimo yakoze ari ukuntu abantu imirimo yakoze imirimo y'ubundi atagashoboye adafite umufasha rero ntago adushoboza mu mirimo yonyine umufasha adushoboza no kudakora ibyaha akadufasha kwitondera amategeko akadufasha no gukora imirimo myiza umufasha ntago agarukira ku kintu kimwe gusa umufasha ari wo mwuka wera adufasha kwitondera aya mategeko tutagashoboye bya bindi byose biri negative byose adufasha kugira ngo tube positive noneho murakoze pastor okay murakoze cyane abakunzi bacu reka dusome mu gitabo cy'Abefeso ntago ikiganiro kirangiye tuzakomeza turazi ko mufite ibibazo byinshi cyane murimo kwibaza wabyandika umukozi w'Imana tuzongera tumutumire ntago byarangira ni message ndende ariko Imana izadufasha kugira ngo adusobanurire neza Abefeso ibice 2 turaza guhera ku murongo wa 8 tugere ku wa 10 ibice 2 umurongo wa 8 tugere ku wa 10 wenda ndagisoma mpita nasoza wenda kambiye nk'umuntu umwe mpite nkuko natangiye mvuga ngo ijambo ry'Imana riri muri wowe rifite imbaraga 8 kugeza ku wa 10 urumva rifite imbaraga rero iryo ngiryo niryo rizagushoboza rero no kuvuga ngo bantu bakomeza nyine kurwana n'imirimo bamenye ko Yesu iyo muza no kwa mwishoboye ubundi Yesu ntabwo aba yarashe yego ibyo uvuga ni ukuri Yesu ari kuza kudufasha ibyo uvuga ni ukuri rero reka nsoreze mu Abefeso icyo pastor hansomere hanyuma turangisoze ibice 2 murongo wa 8 ugeze ku murongo wa 10 yavuga ngo mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo amen abakunzi bacu abakunzi ba Ndahe Kingdom TV uyu munsi twabonye umukozi w'Imana tuganije kuri message cyangwa se ku butumwa batanga bita ubuntu tuzakomeza ikibazo wibaza uracyandika hasi nekereza ko tuzabona ibibazo bituruka hanze ibibazo bituruka ngaha muri Afrika ibibazo bituruka ngaha mu Rwanda nekereza ko atari umunsi we wa nyuma wo kubara ngaha ahubwo ibibazo tuzandike tuzamuhamagara azanye na timu ye tubibabaze kandi Uwiteka abane namwe kora share and subscribe bye okay Imana abane namwe